Morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na Forex trading. So uyu munsi tugiye kureba analysis za Gold, EU na GU. Reka dutangirire kuri Gold kuri daily time frame. Urebye Gold iri very bullish, aho iri kuza gutestinga ino moving average yacu kugira ngo turebe ko yasubira muri downtrend. So for now urebye kuri yesterday candle yamanutse iri bearish ikavaringa full body y'iyi bullish candle, so means ko uno munsi candle yaje igacreatinga week, yamara gucreatinga week ishobora kuza guflipinga ikuzuza cyangwa se igafiringa ino week ya yesterday, ikaba yabona kuba rejected igasubira muri upside, kuko uje ukareba aho urabona ko hari na strong support, hari high chance ko ishobora kuza gutestinga ino strong support yacu. So reka dushyireho green box byerekana ko market yacu ishobora kuhagera ikaba ya bouncing back igasubira muri buying side, so which means ko nuramuka ubonye ko imanutse muri selling side cyangwa se ije gufiringa ino week yabaye created ejo, ntugire pressure uvuge ko igiye guseringa cyangwa se igiye kurivasinga, urindire urebe kuri ino support ikiriwe, gusa hari high chance ko yagera kuri support ikaba rejected igasubira hejuru. So twihuse reka tumakinge highs na lows za current candle, icyo bidufasha kumenya trading zone y'uyu munsi aho iherereye cyangwa se aho isoko riri gutrading. So reka dushyireho green box purple line, uje ukareba n'aha ngaha urabona ko ino purple line ijya kuba muri half candle, cyangwa se reka tuyashyireho muri hafi yayo, byerekana ko market iramutse yageze yakora reaction igasubira muri selling side. Reka dushyireho red box cyangwa se box y'umutuku, byerekana ko market iramutse yagira yakora reaction igasubira muri downside. So turebe nimba hari ahandi dufite support and resistance. Support yindi, resistance yindi tuyifite aha ngaha. Tugiye muri 4 hours turebe hose byifashe bite. So ukareba muri 4 hours urabona ko harimo strong support cyangwa se support iri strong, kuko ukareba zarimo za weak rejection nyinshi cyane, kandi twabonye ko support cyangwa se resistance iba strong byibuze iyo yabaye rejected inshuro eshatu. Reka dushyireho red box, byerekana ko market ishobora kuza kongera kwa testinga ikaba yasubira muri selling side. So twajusting no support yacu tuyishyiraho, ubundi twigire muri 1 hour turebe hose byifashe bite. So uje ukareba muri 1 hour urabona ko market yari iri kujya muri upside cyangwa se muri uptrend, irangije iba stuck muri zone aho market yacu ya breakinze with very big candle cyangwa se candle nini y'umutuku, yagera kuri iyi support yacu ikaba rejected ikaba yasubira hejuru. So waza ukareba aha ngaha ukabona ko hari candle yindi yabaye rejected, hari high chance ko uno munsi market yacu cyangwa se ishobora kumanuka ikaza kuba yatestinga ino support yacu nanone ikaba yaba rejected kugira ngo ikomeze hejuru. So ubundi reka twigire muri 30 minutes turebe ni gute bimeze. No kuri 30 minutes plan ni ya yindi, cyangwa se uko bigaragara market ishobora kuza muri downtrend cyangwa se muri downside ikaba yaza gutestinga ino support yacu cyangwa se iyi ngiyi ikaba yaba rejected ikabona gukomeza hejuru. So nk'uko tubona ko market yacu iri very bullish, cyo numva twategereza ndebe kuri current market condition y'uyu munsi.
To be honest, option mbona ihari nuko warindira ko market imanuka ikaza kuba rejected kuri iyi support. Uramutse ubonye rejection kuri iyi support watekinga buy yawe, ugategatinga byibuze ino strong support cyangwa se resistance ihindutse support. So ndikumva ariyo option ya mbere ihari, cyangwa se itakwa ariko breaking with very big strong candle wategereza kuri iyi ngiyi. So indi option ihari sa I think ko iri some risky kuko uje ukareba ngaha hariho rejection. Gusa uramutse ubonye market yacu breakinze ino support yacu iga crossing above ikamanuka for retest ikabona ukomeza hejuru. So ndikumva wagira ngaha byibuze yagera kuri iyi candle ukaba washyira break even ugatekinga 80% ukarindira 20% ikafiringa ino gap yacu. So ndikumva ari two opportunities nakitegura kuri gold for now kuko this time iri muri iyi range kandi ntago iri very strong range. So we have to wait and see ikigiye kuba tukabona taking action. Ubungubu bavuga ko iri gutradinga muri iriya range which is not very strong, cyangwa se range ntago iri strong, which means ko breakout ntago yaba ari big option cyangwa se ntago yaba ari option nziza. So kumva ari ibyo ngibyo twakitega kuri gold. Reka tujye no kuri EU turebe ko byifashe bito. So kuri EU cyangwa se Euro USD kuri big picture urabona ko yari iri kumanuka muri uptrend cyangwa se yari iri kujya muri downtrend, yagendaga making lower low, lower high, lower low, lower high, aho yaje ku breaking ino trend line yacu iga crossing above ikamanuka for test ikaba rejected. So gusa for now kwizera ko igiye muri uptrend cyangwa se igiye ku reversinga nuko igomba kuza breakinga ino strong resistance yacu iri ahangaha. Kugeza noneho bitarahagira ngo breaking tumenye ko igiye muri uptrend cyangwa se igiye ku reversinga. So reka tuyihindure yellow line bigaragaza ko ari daily time frame, dushyireho green box, red box sorry, byerekana ko market ishobora kuhagera igakora reaction ikaba yasubira muri selling side. So kuri current candles urabona ko hari support resistance yabashije kuba broken i-crossing above. Hari high chance ko candle y'uyu munsi ya creating a week, yamara creating a week ikaza gufiringa ino range ahangaha. So reka tumaking half iyi yesterday candle byerekana ko market yageze yakora reaction ikaba yasubira muri buying side cyangwa se muri uptrend. So dushyireho green box. Impamvu marking half akenshi usanga iri strong support muri 4 hours itaba iri strong, gusa muri experience yanjye market yihageze ikora reaction igasubira muri buying side, nimba iri muri uptrend cyangwa se nimba iri muri downtrend igasubira muri selling side. So marking highs na lows current candle icyo bidufasha kumenya range market cyangwa se market y'uyu munsi aho iri gutrading. So next support iramutse breaking iyi yaba iri ahangaha, reka tuyihashyire dushyireho yellow line yerekana ko ari daily support. Ubundi twigire muri 4 hours turebe hose byifashe bite. So muri 4 hours urabona ko market yacu iri kugenda making high highs, high lows, high highs, high lows, which means ko market yacu ishaka kugenda muri uptrend. So waza ukareba ahangaha ukabona ko harimo support cyangwa se igaragara nkaho iri strong. Reka dushyireho line igaragaza ko ari 4 hour support. So turebe kuri uru ruhande nimba hari resistance hari.
hari za rejection nyinshi. Reka tureba muri 1 hour turebeho bimeze bite. So muri 1 hour urabona ko market yacu iri gutradinga muri iyi zone cyangwa se no trading zone yacu. Turindira ko yaba yakora breakout y'iyi zone. Reka tuyihindure white box. Nkuko mumaze kubimenyera, ahantu hari white box iba ari range market, tutaba dufite kuba twa trading. So turebe kuri iyi side nimba hari clean candles. Ntabwo hari very clean cyangwa se candles. Market ntabwo ari ribasha gutrendinga neza, gusa katujya muri 30 minutes turebe n'izi opportunities dushobora kubona. So opportunities ya mbere kuri EU dushobora kubona ni uko yaza ikamanuka ikatesting no support yacu twabonye kuri strong, ikaba yaba rejected, ikabona gukomeza hejuru. So uba n'umutsi ubonye rejection kuri support, uje ukareba zino candles ziri very clean cyangwa se market yari iri kubasha gutrendinga nubwo byari muri zone, gusa you can take your trade. Uramutse ubonye rejection candlestick confirmation, taking a buy ugatargetinga high. So iyo niyo option ya mbere. Indi option ya kabiri nubwo itari very good option kuko twabonye ko kuri hatari very clean candles kuri left side, gusa uramutse ubonye breakings resistance yacu with very strong candle, ikabuza gukora retest wa taking a buy yawe. Gusa nimba uri umubigina wabyihorera ukazarindira ko ibreakinga resistance yacu. Gusa kuba ari experienced wa taking trade, uzi uko wa managing risk. So twumva ari zi opportunities ebyiri twakitega kuri EU kumanuka ikagera kumva yajya itari bupfe kuhagera, gusa iramutse yageze ikaba rejected now wa taking a buy. So kuri sell for now ntabwo nayibashishikariza, we have to wait and see. So tujye kuri GU turebeho byifashe bite. Uje ukareba kuri daily time frame, kuri big picture urabona ko market yacu ari kugenda makinga lower low, lower high, lower low. So which means ko market yacu ari muri downtrend, cyangwa se ku batabasha kubibona waza ugacina trend line yacu ihita kwereka ko market yacu iri kujya muri downtrend. Gusa trend line yacu yaje kuba broken, candle crossing above, imanuka for test, iba rejected, ikomeza hejuru. So gusa waza ukareba kuri current condition market ukabona ko market yacu yabaye stuck muri range, naniwe kuba ya breakinga resistance ngo ikomeze hejuru, cyangwa se ibe ya breaking support ikomeze hasi. So which means ko kuri daily time frame market yacu iri gutradinga muri iyi zone. So hari high chance ko market y'uyu munsi yamanuka iga creating a week, yamara ku creating a week iga flipping up, ikabona yakomeza hejuru cyangwa se ya breakinga resistance yacu. So adjusting tuhita tuyigira purple line byerekana ko ari highs na lows za current candle, tumakinge na lows zayo. Ubundi twibaze iramutse breaking resistance, next resistance yabirihe, next resistance yabiraha, tushyireho yellow line byerekana ko ari daily resistance na hakabindi. Kuri support twashyiraho iyi gusa. Ubundi reka tujye muri gusa aha dushyireho green box byerekana ko hari strong support, cyangwa se market yacu yananiwe kuba yaha breakinga. So means ko iramutse yageze yaba rejected ikaba yasubira muri buying side. So ubundi twigire muri 4 hours turebeho byifashe bite. So muri 4 hours adjusting support yacu, urabona ko market yacu iri gutradinga muri support muri range.
muri 4 hours tugomba kurindira ko yaba yaha breakinga ikaba yajya muri upside cyangwa se muri downside. So rule yacu ni no trading zone, nta gutradinga muri zone. So turebe izo twaciye ziri valid, ahubwo reka tujye muri 1 hour. So muri 1 hour urabona ko GU yerekanaga upside aho yageze muri range ikaba stuck, so we have to wait tukareba igihe iza breaking ino range ikaba yakomeza hejuru cyangwa se ikaba ya breakinga ijya hasi. So tujye muri 30 minutes turebe as day traders cyangwa scalpers ni izo opportunities dushobora kubona. So for now icyo twarindira ni uko ya breakinga ino support yacu iyi ngiyi ikaza gukora retest y'iyi. Uramutse ubonye ibaye rejected kuri iyi support watekinga buy yawe kuko ino support yacu ni very strong, so which means ko hari high chance ko ishobora kuba yaba rejected kuri iyi support yacu. So kuri breakout uje ukareba ngaha market yacu yari iri muri range, kandi range yacu iri very small cyangwa se ino zone iri very small. Let me see pips ifite ntabwo ari small, ntabwo ari ntoya, so which means ko ushobora gutekinga buy yawe uramutse ubonye breakout y'iyi zone cyangwa se iyi resistance yacu iga crossing above ikamanuka for retest ikabona yakomeza hejuru. Ni 32 pips, ntiwaburamo 15 pips 20 pips zawe uramutse ubonye breakout y'iyi zone. So kumva ari ibyo twakitegura kuri gold, EU, GU hamwe na ibyo ngibyo twakitegura munsi. So be careful kuko market zose uko nazibonye ziri muri range market cyangwa se muri sideway market, aho market zitari kumovinga, just they are trading in zone. So we have to wait and see clear direction yes currency zose. So don't waste your money, just wait, opportunities zizahoraho. Kumva ari ibyo nabwira. Thank you so much, happy trading day.